nabonye abantu bitotomba umuvuduko w'amamodoka tugenderamo cyangwa dutwara. Nabonye abantu bavuga ko ukuntu bahanwa penalties n'amafaranga bakwangira ngo birareba polisi banza bitareba revenue authority cyangwa na revenue authority nayo irimo birakora. Aravuga ngo ntawe uhumeka, abantu bagenda batanga amafaranga ya penalties warengeje ibirometero banza ari nka 40 ku isaha. Uwo muvuduko banza ari nk'uwo bamwe muri twe tumenyereye kugendesha amaguru tugenda. Rushyashya News. Bayobozi bakuru mu nzego zitandukanye muri hano, abasoresha n'ubayobora, abahawe ibihembo, abanyacyubahiro mwese muri hano, mwaramutse, mwiriwe neza. Ndabanza gushimira mwese abitabiriye uyu muhango, kandi nishimiye kuba nabonye uyu mwanya wo kuba ndi hamwe namwe kugira ngo dufatanye dushimire abasora, kuko biva mu kazi gakomeye ku mpamvu zitandukanye turi buze kuvuga. Ndashimira cyane rero abagaragaje ko bakoze neza kandi babihembewe. Ubwo bivuze ko bujuje inshingano zabo neza uko bikwiye. Abo bahembwe n'abandi bakoze neza, sinzi ko abantu bose bakoze neza bahembwe, bafashe ab'ingenzi, abarushije abandi, ariko n'abandi bagomba kuba barakoze neza. Ni nayo mpamvu umubare batubwiye w'amafaranga yavuye mu misoro ugaragara ko azamutse cyane, kandi biri mu bihe bitoroshye. Rero mwatanze umusanzu wanyu mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu, kandi ubukungu buvamo amajyambere twifuza. Ibyo byose kandi bikaba byarabaye hari n'ibibazo twese tuzi by'igihe turimo, ibibazo bikomeye by'icyorezo cya COVID-19, ariko birerekana ko abantu rwose bashyizemo imbaraga zihagije. Mu mwaka w'ingengo y'imari ushize byagaragaye ko twarenze intego y'umubare w'amafaranga twinjiza mu isanduku ya leta twari twihaye
ndavuga ababishinzwe babikorera igihugu, nuko rero nubwo mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka w'ingengo y'imari abantu batashoboye kugera ku ntego, ariko birerekana ko abantu batacitse intege cyane, ahubwo bakomeje gukora uko bikwiye. Ibi rero ni intangiriro nziza. Ari icyo kinyuranyo kiri mu byo tutagezeho ubushize n'ibyo tumaze kugeraho. Ubwo icyo kinyuranyo ndibwira ko kizavanwaho mu bihembwe bisigaye biri imbere. Iyi mibare irivugira rero ubwayo. Ndashimira abanyarwanda bose kwihangana, kandi mbibutsa no kubasaba ko twakomeza iyo nzira no mu bibazo biba bitoroshye, tudacika intege, ahubwo abantu bagakomeza bagakora, bakiyubaka, bakagira ngo tukabona uko tuva mu bihe bibi biba bidasanzwe nk'ibi ngibi. Umwaka ushize leta yagabanyirije imisoro abantu ku giti cyabo n'ibigo by'ubucuruzi n'inganda. Leta yari igamije kugabanya ingaruka z'iki cyorezo navuze ku bukungu bw'igihugu cyacu ndetse n'imiryango yacu. Umusoro ku nyungu wakuweho by'agateganyo ku bakozi bo mu bice byagizweho ingaruka cyane nko mu burezi n'ubukerarugendo, kugira ngo dushishikarize abikorera kongera umusaruro. Twakuyeho umusoro ku nyongeragaciro VAT no ku bidufasha kurwanya icyorezo nk'abakora iby'udupfukamunwa dukorerwa mu Rwanda. Ibyo ngira ngo byarafashije. Ingamba zo korohereza abasora binyuze muri ibyo bise Manufacture and Build to Recover program byafashije abikorera kwihutisha ishoramari mu nganda zikora ibintu no mu kubaka. Gutanga umusoro bishobora kumvikana nk'aho rero nyine ari ukwitanga, ariko ngira ngo birumvikana ko biba bifite intego. Byubaka igihugu, bikagiha kwigira ku buryo burambye. Kandi abakora ndetse batanga imisoro ndetse n'abo twashimiye baje hano imbere, ubwo ni ikimenyetso cy'ibishoboka kandi bikwiriye gukorwa. Ndagira ngo rero ari abatabonye ibihembo, ariko mpereye no ku babibonye,
bigaragara ko bakora icyo nabasaba gukora kurushaho ndetse no gukora neza yo kuba dukora ibyo dukora tukabyongera tukabikora neza bikatugirira inyungu ibyo birumvikana ko n'abandi n'igihugu nabo igihugu nacyo nyine kibyungukiramo muri iriya nzira hejuru y'ibyo byose imisoro ni igishoro mu bukungu bw'imibereho myiza by'u Rwanda ari none ari n'ejo hazaza dufite amahirwe rero yo kugira inzego za leta zikoresha umutungo neza zigatanga inyungu zifatika twese tubona kandi twumva ariko icyo gihe nongeraho kongera gusaba ko byanarushaho kuba byiza iteka ntabwo ibintu ari byiza ku buryo buhagije haba hari ibishobora gukorwa kurushaho no kugira ngo dukomeze dutere imbere ndetse byashoboka vuba ku bataratanga umusoro kugira ngo ibi byose bijye bitwibutsa dushobore kubizirikana ndagira ngo mfate uyu mwanya nshimire Rwanda Revenue Authority nabanje gushimira cyane abasora birumvikana ariko n'ababasoresha tubashimire barabahwitura barabibutsa kandi bajya kwakira ibigenewe igihugu ariko kandi abanyarwanda bose dusangira iyo Rwanda Revenue Authority rero ihora ishakisha uburyo bwo gutuma abantu batanga umusoro ku buryo bukwiye ndibwira ko naho bitagenda neza bashakisha uburyo byagenda neza kurusha ntarava kuri uyu murongo akantu kamwe nagira ngo nzanire amahanga hari njya mbibona ku imbuga zihana amakuru kuri social media iyo maze iminsi mbona bahangaha kugira ngo abantu bose bari hano uko baje muza hano abenshi muri mwe ngira ngo mwari mutwaye amamodoka abanza mwaje musora inzira yose mukagenda mugera hano nabonye abantu bitotomba umuvuduko w'amamodoka tugenderamo cyangwa dutwara nabonye abantu bavuga ko ukuntu bahanwa penalties
n'amafaranga bakwangira ngo birareba polisi banza bitareba revenue authority cyangwa na revenue authority nayo irimo birakora aravuga ngo ntawe uhumeka abantu bagenda batanga amafaranga ya penalties warengeje ibirometero banza ari nka 40 ku isaha uwo muvuduko banza ari nk'uwo bamwe muri twe tumenyereye kugendesha amaguru tugenda ndakeka ko bashatse gutubura amafaranga cyane kugira ngo ariko ntabwo ni ibintu bibiri tugomba guhuza ntabwo nshaka ko tugira umuvuduko mwinshi cyane nawo ibivamo murabizi ariko nabwo ntabwo umuvuduko wawushyira hasi cyane ku buryo utazagera aho ujya ndashaka ko nabwiye abapolisi ko nshaka ko tugira balance dushaka ariko banza mwese bariya babivuga ngo banza bavugiraga banza ndabona abantu bose ariko babyumva ariko rero turaza gushaka abantu bakwiye gushaka babishinzwe uburyo ndetse hari n'abavuga bati twagendaga ariko ntitubona n'ikimenyetso kitubwira umuvuduko dukwiye kuba tugenderaho iyo tugeze aha ngaha n'aha uvuga ubundi hari aho ugera ukabona handitse 50 bivuze ngo nturenza ibirometero 50 ku isaha umuvuduko ariko ubwo wabibonye ubona icyapa ariko iyo hatari icyapa ubibwirwa n'iki rero hari ibyapa cyangwa ibindi bimenyetso byose bibwira abantu hari ukutihuta cyane ku buryo bivamo ingaruka zitari nziza ariko bandi bigendera ndetse ari no kubara muri aya mamodoka cyangwa za moto n'ibindi ibyo ntabwo tubyifuza nabyo ntabwo twifuza impanuka ziterwa n'umuvuduko uri hejuru ariko abantu nabo ko bagenda ngira ngo bikwiye kujya mu gaciro ubwo nababwiraga ko nabibonye abantu babiganira nshaka kumenya ukuri kwabyo none ndareba bisa nkaho namwe mwari mubifitemo uruhare nagira ngo rero mvuge ibintu bindi bibiri nibwira ko ari ingirakamaro kandi mukwiye kwitaho igihe tujya imbere uburyo bwa mbere abikorera bakwiye gukomeza gufatanya n'inzego z'ibanze za leta n'abandi bafatanyabikorwa kurushaho kwigisha no gukora ubukangurambaga
ku bijyanye n'imisoro, kumva neza amabwiriza n'amategeko agenga imisoro n'uruhare rw'imisoro mu iterambere ry'igihugu cyacu bizatuma abubahiriza gutanga umusoro ku bushake biyongera. Cya kabiri, gukomeza kwitabira no kurushaho gukoresha ikoranabuhanga n'isesengura mibare bigomba kwiyongera kugira ngo abadatanga umusoro bamenyekane, kuko ntabwo ari byiza kugira ngo abantu bamwe bakore bikorere batange imisoro ndetse bimwe bibavune, kuko bibavuna kabiri. Hari gukora kugira ngo babone umusoro batanga no gutanga uwo musoro. Ntabwo byakumvikana ko ari bamwe babyubahiriza gusa bakabikora, abandi bagashaka uburyo bakwepa ntibakore ibyo bagomba gukora. Ngira ngo ibyo inyigisho, kubiganira, guhozaho, hanyuma n'ikoranabuhanga bizadufasha kuzamura umubare w'abatanga imisoro cyangwa se kugabanya umubare yaba bishoboka burundu ku badatanga umusoro kandi bafite ibyo bakora bibaha inyungu zikwiye kuba zivamo uwo musoro. Ibi bigomba kujyana no gukomeza gukoresha ikoranabuhanga rero muri serivisi n'imikorere ku mpande zose. Aba Rwanda Revenue Authority ariko n'abayigana byarushaho gukora neza ibyo bintu, izo nyigisho n'iyo mikorere n'ikoranabuhanga bishyizwe imbere kandi bigakoreshwa mu mucyo uko bikwiye. Ndagira ngo rero nsoze nanone nshimira abafite inyungu muri ibi bikorwa bose, uruhare rwabo mu kuzahura ubukungu bw'igihugu cyacu. Nyuma hafi y'imyaka 2 y'ibihe bikomeye cyane, imyaka 2 ishize hafi, ngira ngo ntawe iki cyorezo kitagizeho ingaruka, birumvikana, ariko kukivamo kugisohokamo rero dutera imbere bimaze kugaragara. Ndagira ngo mbibashimire kandi dukomeze dufatanye tugere kuri byinshi. Ndabivuga nta gushidikanya ko impamvu twashoboye kwizihiza ibyo twagezeho kuri uyu munsi hano ari ukubera ukwihangana kwa buri wese no kwitanga kw'Abanyarwanda muri rusange. Ndabibashimira cyane mwese abari hano n'abatari hano. Dukomeze rero iyo nzira ndetse dukora ibirenze kandi byinshi. Ndagira ngo ntangire na kare ngende mbifuriza mwese, turagenda tusa n'abasoza umwaka, ubwo ntangiye kare mbifuriza
dukomeza tugenda dusoza umwaka neza n'utaha ndetse ubwo kazawutangira neza karushaho kuba mwiza kurushaho turangije murakoze cyane murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro nziza muduhaye abasora n'abasoresha mu njyana tujyanamo turabizeza ko umwaka utaha ubwo tuzaba twizihiza isabukuru y'imyaka 20 yo gushimira abasora hari intambwe tuzaba tumaze gutera igana imbere tugamije kwibakira neza igihugu cyacu tugeze rero mu mwanya w'ifoto y'urwibutso aho abahembwe abasora beza baza kwigera imbere hano Rushyashya News. Don't miss